Hari video yagaragaye Rib nayo itabwa muri yombi. Undi muntu yaragiye gukubitirwa mu rusengero. Ubu bukwe nabwo bwahitinze ku mbuga nkoranyambaga kuko buri mu bukwe bwatangaje abantu. Bahaye ikaze mu kiganiro. Izi nizo video zaciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga muri iyi minsi. Ikaze. Reka duhere ku mashusho ari gukwirakwira cyane ku mbuga nkoranyambaga y'uyu mubyeyi warugiye gukubitirwa mu rusengero. Icyakora amasengesho yonyine akaba ariyo asa naho yakemuye kino kibazo, ariko kandi hari n'uburyo tutaramenya byarangiye turi buze gukurikirana tukamenya uko byarangiye dore uko byari bimeze mu rusengero. Uyu mudamu rero reka baze basobanurira abakristo. Twaramuhamagaye ngo tuganire ku bibazo bye. Tuzabibona. Oya abajya kora umusoro uyu muntu agende asengera repavara abari waguma ari wabateka gusa zaza. No. Murabona abagirira ko twaza bikora. Indi video yatangaje abantu ni y'ubukwe bwabereye ibyumba, ubukwe bw'umugeni witwa Elias ndetse n'umugore we cyangwa se umufasha we witwa Dativa. Abantu batangajwe n'itsinda ry'abana bari barimo, amagambo yakoreshwaga n'aba bana muri ubu bukwe ndetse n'imbyino zabyinwaga. Byagaragara ko ari ubukwe bwo mu cyaro rwose, ariko reba uburyo bwari bumeze.
naho mu minsi mike ishize twabonye umugabo rwose amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga, umugabo wahagaritse imodoka ya Rib. Izi modoka za Rib zikunze kuba zifite ahantu inyuma hajya utuzigo, uretse no kuyihagarika we yanayihagazeho. Ni umugabo wagaragaye mu mashusho rwose ahagaze kuri iyo modoka ya Rib, arangije arasimbuka arongera cyakora aza kugiha uburenganzira bwo kuba yakambuka. Aya mashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga, abantu bari kuvuga bati none Rib nayo yatawe muri yombi. Ni ibintu byatangaje, abantu bari kuvuga bati se uriya mugabo yari muzima, nta kibazo wenda cy'uburwayi bwo mu mutwe yari afite. Bari kubyibazaho ndetse bakanibaza bati se byarangiriye aho ngaho, birangira Rib nta kimutwaye? Ariko se kandi ko batwabonye aho imodoka uburenganzira ikikomereza, tubwo wenda byarangiriye aho ngaho. Abantu benshi bategereje kureba uko bizagenda no kumenya amakuru kuri we, ariko kandi natwe ntago dutuje, turi kuyashaka kugira ngo tuzabahe tumenye nuko byari byagenze. Reka mbashimwe mwe twabanye ku Dushya Kingdom. Nitwa Eric Rado.